Amen, amen. Muri kubinyumva mwese? Thank you Jesus. Agushimiye ko ugira neza, ushimiye neza n'urukundo rwawe, impabwe icyubahiro. Nyamiza nk'uyu rero, tugiye kumva ijambo ryawe, kwiga kwakira ibyo twaherewe muri Kristo Yesu, dusenga Imana. Kristo ni ukuri, turategereje tumenye uko twakira rwose mu buryo bwiza kandi bwuzuye bushimwa nawe. Ni ukuri imitima yacu inejejwe no kumva ijambo ryawe muri aka kanya. Umukozi wawe rwose aze atubwirize kandi twese tugereho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor Mpano ni karibu. Mwigisha turakwakiriye. Haleluya, haleluya. Niyo muri kumva hagira umuntu uvuga kuko ndi gushyira muri ekuteri zikajyaho zigasubiraho zikavaho zisubiraho. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana cyane kubw'uyu mugoroba ko twongeye kugira umwanya mwiza wo kubana mu ijambo ryayo ndetse no mu gusenga. Ni umunezero. Uyu mwanya nkunda kuwubona cyangwa kuwugira gakeya mba ndi mu gikari ndi kubitunganya, so akenshi ugasanga sinaje ku irembo ngo tuganire, ariko uyu munsi naje ku gatuti kugira ngo nanjye noneho tuganire. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe. Nanjye rero ibyo nungutse maze igihe nigira ahangaha mbigiraho, mukoreshejwe n'umwuka wera, umwuka wera bavugiyemo mukansangiza, nanjye nibyo nshaka ko dusangira mu byo mwansangije cyangwa mu byo Imana yanganirije hamwe namwe cyangwa ibanyuzemo. Ibyo nshaka ko tunyuramo tuganiraho kubw'ubuntu bwayo bwinshi. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ntimuze kunsiga ahangaha, ahubwo tubane uko umwuka aradushoboza. Ndizera yuko biragenda neza. Turagushimira kubw'uyu mwanya duhaye mwiza. Reka umwuka wawe wera twigishe, kandi icyo wagambiriye cyose kuvugana natwe tucyakire kuko ari byo bikwiriye kandi ushaka kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye kuri flyer, nari maze iminsi niga, noneho nza kumenya ikintu cyangwa se nza niga ibintu bimwe na bimwe bijyanye no gusenga, ariko nza no kwiga ikindi kintu ari nacyo nshaka ko dusangira, kivuga ngo kumenya kuduhesha gusenga iyo tuzi. So abantu benshi basenga Imana, ariko siko bose bazi icyo basenga. Impamvu nakoresheje iri jambo cyangwa se nshaka ko kubabwira kuri iri jambo nuko Imana si uko Imana nyine itazi abantu bayisenga, oya, Imana izi abantu bose bayisenga. Kare hari abantu twari turi kumwe, hari umwene data umwe watuganije atubwira, kandi niko twese tubizi, ikintu cyitwa common grace na saving grace. So ibyo ngibyo wenda tuzabyigaho, tuzategura iyo sermon, ariho Imana ivubira imvura ababi n'abeza, niyo common grace, naho saving grace naho Imana cyangwa se Kristo yihishurira umuntu, nyine umuntu akakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. So rero ariko amasengesho yose abantu basenga Imana irayumva, nubwo rimwe na rimwe cyangwa se nubwo atari ko abasenga Imana bose ariko bayizi, kuko
aba Buddhist barasenga, abantu bose bambaza imana nyine zitandukanye. So ahantu nakuye rino jambo cyangwa se ino titire cyangwa uyu mutwe mpereyeho, naho Yesu yaganiraga n'umusamariyakazi aramubwira ngo ariko mwebweho musenga icyo mutazi. Ni ukuvuga ngo hari abantu basenga ariko nyamara mu gusenga kwabo bakaba basenga icyo batazi. Ariko Imana yo basenga mu by'ukuri ibazi. Imana nyine izi abantu bose, ibyaremwe byose irabizi. Imana ishimwe cyane. So rero gusenga, hari bene data bagiye batandukanye bagiye batubwira ku gusenga. Hari gusenga twabibonye mu buryo ko gusenga atari igihe runaka particular time, ahubwo ari igihe cyangwa se ari ugusenga, cyangwa se gusenga ari koinonia, oh my God, koinonia, cyangwa se umubano, kugira umubano. Rya jambo rirananiye Bishop kurisubiramo, koinonia. So Fred yabivuzeho, Gisele yabivuzeho, ndetse n'abandi batandukanye. Fellowship no gufellowshipinga. Gusenga twabonye yuko kandi atari ukuvuga amagambo, ahubwo ari ubusabane na data. Wumva data, ubwira data, ariko nawe ukumva data icyo akubwira. Imana ishimwe cyane. Papa Olympia yabivuzeho, Gerard yabivuzeho, n'abandi bakozi b'Imana na Apostle Namani nawe yabituganirijeho. So ikindi gusenga twabonye yuko atari ugusaba cyangwa gusabiriza, ni ukumenya uwo usaba ukanakira ibyo yaguhaye cyangwa se ibyo wahawe. Iki ngiki nicyo Papa Olympia yari amaze iminsi atuganirizaho, ko mu gusenga tuba tuje kwakira, tutaba tuje gusaba, ahubwo tuba tuje kwakira ibyo data yaduhereye muri Kristo Yesu. Haleluya. Nuko rero Yesu aravuga ngo muri Yohana handi nahoze mbabwira ngo 4:23, avuga ngo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka ndetse no mu kuri, kuko aribo data ashaka ko bamusenga. Imana ishimwe cyane. So rero tugiye kuri theme nateguye ko turaganiraho, nashatse ko tuganira ku kantu kitwa kumenya nyine. Noneho niba dusenga iyo tuzi, cyangwa se mu gusenga kwacu dusenge ariko tuzi nyine uburyo dusengamo nyine. Kumenya rero cyangwa se knowledge shaka ko tuganiraho, icya mbere cyangwa se kugira ngo tumenye uko dukwiriye gukomeza gusenga. Hano nabonye ijambo kumenya mu Ruheburayo rivuga yadar. So is yadar. They can dropping hano. Yes. Then mu Rugiriki aho bikavuga ginosko cyangwa se ginoskor, kumenya, knowledge, kumenya. So ni iryo jambo nshaka ko tuganiraho, ubundi gusenga kwacu kukaba effective. Hallelujah. So aya magambo yombi nyine uko nyabasangije, ginosko muri Greek word na yada muri Hebrew, bivuze kimwe nyine. Bivuze iki? Bivuze kumenya, ariko atari ukumenya birangirira mu kumenya gusa. Ni ukumenya ikintu hanyuma wamara kukimenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wamara kumenya icyo kintu, cyangwa se wamara kumenya ibyo uzi, ugasa nk'ibyo bintu, cyangwa se ayo makuru wakiriye akaba hinduka nkayo. Bivuze kumenya nyine amakuru, gutya tuza tukavuga ibintu bikarangira, gutya dushobora kubazanya amakuru bimeze bite bikarangirira aho ngaho. Ahubwo ni hahandi umuntu amenya ikintu, yarangiza kumenya icyo kintu agasa nacyo, akaba umwe nacyo. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Reka dusome Genesis 3 cyangwa se mu Itangiriro 3, turasoma ku murongo wa 6. Turavuze ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iby'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoromaho ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. 7 aravuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Oh my goodness. So hano ndi gusoma rino jambo, nibuka ukuntu kera twajyaga tuvuga ngo Eva yasomye ku rubuto ngo arangije ngashyira ngo Adamu yari busy, ngo hari ibintu ugiyemo ku ruhande, ngo hanyuma Eva arasoroma then aramushira. Ariko hano tubonye yuko bari so tubonye yuko amaso yabo bombi arahweza, bamenya ko bambaye ubusa. Reka banya ngiye kujya kurya, abantu twari turi kumwe barambwira ati iri joro rwose ibuze ibyo kurya, kuko bazi nyine ahantu twari tuvuye mu masaha makeya yaratambutse. So neza ko nyine twese twariye, cyangwa se n'abatarabigeraho baraza kurya nyine. So rero ariko Raki kuri kunseka, nariye umureti ngiye kujya kurya ibya nijoro, barambuza ngo wariye umureti ntujye kurya. So hanyuma rero tubonye yuko Adamu na Eva barariye, bamaze kurya amaso yabo bombi arahumuka. Hano ikintu cyabaye ni ukumenya, bamenye ko bambaye ubusa, bariye ibiryo, bariye urubuto, hanyuma bamenya ko bambaye ubusa. My goodness. Hari umuntu ashobora kurya, hari imbuto umuntu ashobora kurya akamenya, ariko mu biryo turya twebwe, mu biryo turya bisanzwe, ndatekereza nyuma yo kurya uyu munsi niba hari ikintu wamenye, ntabwo mbizi ko hari ikintu wamenye. Hari hishurirwa wagize ono umaze kurya, hari hishurirwa wagize. Ariko tubonye yuko Adamu na Eva bo bamaze kurya baramenye. So ubwa mbere rero umuntu arya, ntekereza ko na Papa Olympe yigeze kutubwiraho, cyangwa se Apostle Naman yigeze kutubwiraho yuko ubwa mbere umuntu arya ikintu cya mbere nyine cyabaye ari ibintu yamenye. So rero baramenye, yamenye ko yambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo icyo yariye ntabwo ari ikintu cyo kurya gisanzwe, cyangwa se ntabwo ari ironji, ntabwo ari anything, urubuto rusanzwe, ahubwo hari ikintu nyine bivuze, hari ikintu yariye imbuto, cyangwa se yariye ibiryo bituma amenya. Ni ukuvuga ngo niba hariho ibyo kurya Adamu yariye akamenya ko yambaye ubusa, hari n'ibindi biryo dushobora kurya nyine tukamenya ibindi bintu, tukamenya ubugingo. So impamvu rero ni uko iki giti bariyeho kimenyesha umuntu ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. Iki giti gicemo ibanga ryo kumenyesha umuntu amakuru y'ibyo atazi. Imana ishimwe cyane, sinzi niba turi kujyana. So bahise bamenya ko bambaye ubusa, bivuze ngo niba hari imbuto abantu barya bakamenya ko bambaye ubusa, hariho izindi bashobora kurya bakamenya ko bambaye, ubwambure bwabo budahari nyine. Imana ishimwe cyane. Murabizi ko isezerano rya kera kenshi byabaga ari amashusho, so ariko amashusho yarafite icyo asiguye, yerekana muri kizaza, ariko icyo gihe kizaza ni iki ngiki turimo. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo umuntu yariye ku giti kimenyesha ubwenge akamenya ko yambaye ubusa, iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi, hariho n'ikindi giti cy'ubugingo cyari gihari bashoboraga kuryaho. Imana ishimwe cyane.
ariko nyine kubera bya bindi Fred yari ari kutwandikira muri groupe umuntu yacuzinze kwirira nyine ku giti kimwe inshuti yo kwirira ku giti cy'ubugingo. Ariko igiti rero kimenyesha icyiza n'ikibi cyangije imimerere y'umuntu cyangwa se imirebere y'umuntu, ariko igiti cy'ubugingo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iki giti umuntu yariyeho akangirika mu bitekerezo, akangirika mu mirebere, amaso yagahubuka akamenya icyiza n'ikibi. Bivuze hari ikindi giti Imana ishimwe cyane gitanga ubugingo. Imana ishimwe. Igiti se ni iki? Iki giti nta kuntu atari Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri kumva aho ndi kugana? Iki giti nta kuntu atari Kristo, kuko niwe waduhaye ubugingo buhoraho muri we. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niba hari igiti umuntu yariye akabona, hariho n'ikindi giti ari cyo Kristo umuntu yariyeho akabona ubugingo, akamenya Imana. Hano harimo kumenya nyine. Imana ishimwe. So ubusanzwe igiti gitanga icyo gifite, right? Nkuko hari ibindi byo kurya rata byahishuwe. Haleluya, haleluya. Nkuko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi cyatanze ibyo cyari gifite, n'igiti cy'ubugingo kizana kumenya Imana. Imana ishimwe. So rero uku kumenya maze ukaba umwe n'icyo wamenye, kumenya kwawe guhinduka igikorwa, bihinduka nyine ubuzima, bihinduka ubuzima. Hano nibwo noneho utangira kuvuga ibintu ufite confidence ko ari byo, ubizi neza, ginosko, ufite yada, ufite kumenya kungana n'ibyo wakiriye cyangwa se kwahwanye n'ibyo uzi, ukaba ubyizeye neza, nta gushidikanya, nta kuzanamo probabilité ngo uvuge uti ariko buriya nibyo 98% kandi 2% ntago ari byo. Oya, ububizi neza, ufite confidence in what you were saying. Haleluya. Iyo uri kuvuga ngo uzi Kristo cyangwa se iyo uri kuvuga ngo uzi Imana, no kuvuga ngo hari confidence iri muri wowe iri kugutera kuvuga ibyo bintu, nuko koko ubuyizi kandi nta kundi wayimenye, nuko wakiriye Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze tutaza gutinda. Iminota biri kwihuta, dore ntangiye mu kanya na 25 none na 40 zirageze. Iyi minota igiye hehe? Murambwira iyi minota mwebwe murabona igiye na 40 zise zigera. So reka dusomeza buri 103 karindwi. Aravuga ngo yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli. Imana yamenyesheje Mose, Mose yarayimenye. Mose yabaye umwe n'icyo yamenye. Uku kumenya rero Mose yamenye, cyangwa se uku kumenya Imana yamenyesheje Mose, tubona ko Mose ubuzima bwe n'ibyo yakoze nuko hari icyo yarazi. Imana ishimwe. Ntabwo rero iyo turi gusenga, reka babwira kaka, iyo turi gusenga ntabwo bihera ku kindi icyo ari cyo cyose, ahubwo bitangirira mu kumenya. Iyo dusenga niko Yesu yabwiye wa Musamariyakazi, aramubwira ngo ariko dore bamwe basenga icyo batazi, ariko igihe kizaza ubwo abasenga Data bose bazaba bamusenga mu kuri no mu mwuka, muri njyewe ndetse no mu mwuka, kuko njye na Data turi umwe, n'umwuka nawe n'umwe natwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. So kuko Mose rero ntabwo yatangiye asenga. Mose mu kumenya kwe cyangwa se mu kugendana n'Imana, mu kubana n'Imana, ntabwo habayeho gutangira kugendana n'Imana mu masengesho. Ntabwo byahereye mu masengesho, right? Tubona yuko icyabaye nuko Mose yabanje kumenya. Mose yabanje kumenya inzira z'Imana. Imana yabanje kumumenyesha inzira zayo. Noneho abona gusenga, ariko aziyo asenga nuko imeze n'imiterere yayo. Imana ishimwe cyane. Hano rero
ijambo Mose yamenyesheje Mose inzira ze, ntabwo ari inzira nk'uko nyine umuntu agenda, umuntu ajya Bajibura, umuntu ajya imihanda y'i Kigali ndayibagiwe, ajya Kimironko. Oya, hano inzira Imana yamenyesheje Mose ntabwo ari inzira zigana mu kirere, ntabwo ari inzira zigana iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo yamumenyesheje uko iteye. Imana ishimwe cyane. Imana yamumenyesheje imiterere yayo, yamumenyesheje uburyo iteye, mu buryo imezemo. Icyo gihe rero icyo Mose yamenye ku Mana, aho ngaho urugero yamwihishuriyeho, nibyo byamuteye gusenga uko yasengaga, nibyo byamuteye kwizera uko yizeye Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yagenderaga ku rugero, sibyo, ntabwo yagendeye ku rugero nyine rwo gusenga, ahubwo yabanje kumenya, ubundi asenga iyo azi. Yajyaga ku musozi akamarayo iminsi 40, ariko agiye gusenga iyo azi, avuga ati ngiye gusenga iyera, ngiye gusenga Imana ikiranuka, nindiho. Yigeze kumubwira ngo, Mose yigeze kubaza Imana, arayibaza ngo none se ko untumye kuri Farawo nkaba ndidimanga ntazi kuvuga, nzavuga ko ari nde untumye? Hanyuma Mose Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo ngaho ugenda ubwire Mose ngo niwe. My God, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko abantu turi kuganira baracyaharira cyangwa bagiye? Reka mbanze mbabwira Imana atari ryanjye mbari kubabwira, cyangwa atari Lucky uri kutubwira amagambo ye, cyangwa atari Emu uri kutubwira amagambo ye, cyangwa Poso cyangwa Olympe, abari kutubwira ijambo ry'Imana. Sometimes rero umuntu ashobora gushyiramo imbaraga, umuntu ashobora kuvuga shyiramo utuntu two gusetsa, nk'uko Papa Olympe ajya ashyiramo utuntu two kudusetsa. Ninde wenda ukunda kudusetsa? Sometimes bikaba nyine birimo ubuki bwinshi, ariko still abari kutubwira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. So rero Imana idufashe tujye twakira ijambo ry'Imana nk'iry'Imana, ntituryakire nk'irya mpano cyangwa irya runaka, kugira ngo tutarangara ukavuga ati vuga vuba vuba, turabizi ibyo uri kutubwiraho, twarabimenye, ariko nyamara dukeneye kongera kumenya kandi. Amen. Haleluya. Turacyari kumwe? Haleluya. Rero reka dusome wenda muri Hebrews 11:1-3. So turi ku ijambo nyine ryo kumenya ubundi tugasenga, ariko iyo tuzi. Turabanza tumenye ubundi dusenge iyo tuzi. Ubwo ngubwo turajyana gake gake. Reka dusome kwizera, Hebrews 11 cyangwa se Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya. Imana ishimwe cyane. So rero uyu munsi ntago nyine ndavuga ku kwizera, ahubwo ndakomeza nibande ku kumenya. Kare hari abantu twari turi kumwe muri Bible study, ndababwira ni ikintu uzi, ikintu wamenye, kugira ngo umuntu aze aguhakanye yuko atari cyo, ubizi neza yuko nta proof afite nk'izo ufite, biragoye cyane kugira ngo ugihakane nyine cyangwa ukivanemo ko atari cyo. Icyo kintu kizi, iyo ukizi neza, niyo mpamvu wenda n'urugero nk'umuntu aje akakubwira ngo runaka, umuzi neza ko umuzi koko mubana, uzi uko ateye uko ameze, kugira ngo uwo muntu umusebye kuri uwo muntu umuzi, ntabwo byakunda, kubera ko aramuzi kuruta uko wowe uri kumuvuga. So rero iyo umuntu amenye, niko twabonye, ntabwo kwizera bigorana.
kwizera icyo yamenye ntabwo bishobora gufata imbaraga nyinshi. Iyo dusenga hari abantu bavuga ko cyangwa se hari igihe usanga turi kwiforosamo bati tugiye gusengera umurwayi, wenda reka tubanze tugire kwizera cyangwa tuzamure kwizera cyangwa se dusengere mu kwizera. Niyo mpamvu tugomba kubanza kumenya, kuko ikintu uzi neza ntabwo bishobora kukugora kucyizera. Sinzi niba ibyo ndi kubabwira turi kujyana. So rero iyo tugiye gusenga cyangwa se iyo tugiye kwakira ibyo twaherewe muri Kristo Yesu, nk'uko tumaze iminsi twakira hano, ntabwo tujyana kwizera, niko Pawulo baherutse no kutubwira, ahubwo tubanza kumenya mbere yo kwizera, kuko iyo tuzi ko ibyo twakira twabihawe, kwizera ko tubifite ntabwo bigora imitekerereze yacu cyangwa se imyumvire yacu. Nta hantu na hamwe, nta buryo na bumwe buhari bw'uko kwakira icyo uzi neza yuko ufite byakugora. Sometimes rero niyo mpamvu kwizera bijya bigora abantu cyangwa se bishobora kutugora, kuko turashaka kwitsindagiramo kwizera ngo nizere Imana, uyu murwayi namusengera arakira, ariko uzi neza yuko Data ari byo ashaka, Imana ari byo ishaka, ubizi neza udashidikanya ko ari byo nyine ariko Data ashaka, kw'ibyo usabye mu izina rya Yesu Data yamaze kubikora already, ntabwo kubyizera biri buze kukugora, kuko icyo wamenye kucyizera ntabwo bigoye. Imana ishimwe cyane. So rero iyo turebye mu ijambo ry'Imana, ni ahantu tubona ko umuntu yabyuka mu gitondo ngo ahite yizera, ahubwo abanza kumva no kumenya, akumva ijambo rya Kristo. Niko mu Baroma 10:17 havuga, ni ukuvuga ngo hari ikintu umuntu abanza kwakira, kumva, hanyuma yamara kucyumva ari cyo jambo rya Kristo, ubundi wamara kwakira, kumenya, wamara kwakira ayo makuru, ugahita wizera, ukizera ibyo wamaze kugira ute kumenya. Imana ishimwe cyane. Twese niko twaje kuri Kristo, ntabwo twabyutse mu gitondo ngo dusengere agakiza gahite katuza mu mutima. Twumvise ijambo ry'Imana, batubwira ubuntu bw'Imana, batubwira ubuntu bwa Kristo, batubwira Kristo ko akiza, batubwira ineza ya Kristo, hanyuma tumaze kumva ayo makuru, tuyamenye neza yuko ari byo, ari adashidikanywaho, hanyuma tuza kuri ubwo, tuzanywe n'ubwo bumenyi, turizera, none twizera Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka mbaze ababyeyi barimo hano, mwizera abana banyu cyangwa murabazi ko ari abana banyu? Ikibazo mbabaza, mwizera abana banyu cyangwa murabizi ko ari abanyu? Mwizera ko abo bana mwabyaye ari abanyu cyangwa murabizi neza yuko ari abanyu? Hanyuma se reka mbabaze, twebwe abana dufite ababyeyi hano cyangwa n'ahandi, twizera yuko ari ababyeyi bacu cyangwa turabizi neza ko ari ababyeyi bacu? So rero reka mbabwire, turasanga ko kuba tuzi ko ari ababyeyi bacu cyangwa se ari abana banyu, bituma twizera yuko kuko ari ababyeyi bacu, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya nuko tubizi. So mbizi neza yuko papa, data na mama ari bo babyeyi banjye. So rero sinshobora gushidikanya ngo nuko umuntu yambwiye ibi n'ibi na biriya ngo ariko ngo buriya wari ubizi gutya na gutya, ahubwo kuko mbazi ko ari abanjye, ndabizera nyine, nizera ko ari n'ababyeyi banjye. So nabanje kumenya ko ari ababyeyi banjye. So kwizera ntabwo biri buze kungora yuko, kamemo ntabwo biraza kungora kwizera abantu nzi. N'umuntu wajya kuvuga ngo mama, papa, gutya, data,
mbizi neza muzi neza ntabwo nshobora kubyemera. Kubera iki? Ndamuzi, ntabwo ndi bwizere ibinyoma ari kumumbwiraho. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se andi makuru ntazi kuri bo. So rero hano Imana irashaka ko tubanza kuyimenya, ntabwo ishaka ko tuyizera, kuko nituyimenya kuyizera bizatworohera. Ese ubundi kwizera ikintu uzi byakunanira? Ubu nananirwa kwizera yuko ndi muri iki cyumba ndimo, kandi mbizi ko nyirimo ari icyanjye nacyishyuye amafaranga menshi koko. Nyababwiye mwahita mushyira nuza ibiganza ku munwa. Ariko Imana ishimwe cyane. So rero icyo Data ashaka ko tubanza kugira muri twebwe kugira ngo dusenge effective prayer, nuko tubanza kumumenya, ubundi kwizera ni ibintu bizatworohera. Nitujya no kwakira kuri Data ibyo yaduhaye bizaba byoroshye cyane, kuko tuzi neza yuko ibyo Data yaduhereye muri Kristo Yesu ntabwo bigoye kubyizera yuko azabiduha nyine. Ntabwo bigoye ko biba manifest mu buzima bwacu. Hallelujah. So kwa kwakira tumaze iminsi tubona rero bizatworohera kubyakira, kuko tuzi neza Data. Imana ishimwe, turaziranye, aratuzi natwe turamuzi. Tugisenga yamaze kuduha ibyo twamusabye byose. Hari muri ibyo yaririmbye ngo nibisigaye izabikora, ariko nta gisigaye Yesu atakoze, nta gisigaye umwizera. Uwamumenye ntabwo bigoye cyane, ntabwo bikugoye kwizera yuko ibyo yasezeranije cyangwa se ibyo asezeranya cyangwa se ibyo yaguhaye muri Kristo Yesu ugomba kubyakira. So iyo twamenye Imana bitworohera kuyizera. Niyo dusenga ntabwo bituvuna, kuko ntabwo tuba turwana no kwizera. Iyo turi gusenga ngo Mana we, ngo ndakwizeye, ngo urabizi, ngo rwose umva iriya kontara ndakwizeye neza yuko urabikora. Oya, ugomba kujya imbere ya Data uvuga uti ndagushimiye Data ko ibyo nkena byose wamaze kubimereza, kandi ndabizi neza ntashidikanya yuko wavuze yuko n'ibyo ngibyo nabyo ubwami bwawe ubwo buri muri ngewe, n'ibyo ngibyo nabyo nabyongerewe nabiherewe muri Kristo. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. So rero ikibazo hano ntabwo kiraza kuba kukwizera, ahubwo ikibazo kiraza kuba kukumenya niba ibyo ngibyo uri kwaka Data ubizi neza yuko ubifite. So kubyizera yuko wabyakiriye rero biraza koroha numara kumenya yuko Data yabiguhaye muri Kristo. Gusenga biraza kuba ari ukwenjoyinga, ari kwa gufellowshipinga, ari ya koinonia twabonye hejuru, kuko mind yawe irimo kumenya, irimo gnoskuri, irimo kumenya, irimo ubumenyi bwo ko Data adashobora kwivuguruza cyangwa se guhindura ibyo uzi neza yuko yatanze, kadashobora kubikwima kubiguhereza. So rero ikibazo akenshi tujya tugira ni ukumenya. Ikibazo tujya tugira abizera cyangwa se abizera benshi bagira ni ukumenya, ntabwo ari ukwizera, kuko kwizera ibyo uzi biroroshye kuruta kwizera nyine ibyo utarabona cyangwa se ibyo utazi. So Matayo 5:8, reka dusome vuba vuba, ya minota iragiye, umva reka mbabwire, iyi minota iba yihuta. Niba ari njye uri kuvuga buhoro, banza nziga kuvuga nka Olympe. Bishop noneho aza kumpugura. Ageze 8:5 aravuga ngo ageze i Kaperinaumu haza umutwaro utwara umutwe w'abasirikare, aramwinginga ati, Mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, Mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, my God, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, nanjye kandi mfite abasirikare ntwara.
iyo mbwiye umwe ni genda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira undi ngo undi mugaragu wanjye nikora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukikije abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. My God, hari umuntu wumvise iryo jambo ra cyangwa mwagiye muri kunyumvira mu bicu? Now reka turebe icyo kumenya kwakoze kuri uyu mutware. Uyu musirikare utwara abandi yaravuze ngo nanjye ndi umutware, ariko ndatwarwa first, nzi icyo ubutware bukora. Umurongo wa 9 yaravuze ngo kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, nanjye kandi aka kantu ka nanjye kandi ninjye wakishyiriyemo, nimuze kugira ngo kari mu byanditse. Nanjye kandi mfite abasirikare ntwara, iyo mbwiye umwe ni genda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki agira vuba vuba nko guhumbya ababikoze. So rero byatumye abwira Yesu ko kuri we atari ngombwa ko aza, kuko ijambo rye ringana n'icyo akoze. My God, nk'uko uyu mutware nawe abwira umugaragu we ngo kora iki, bikangana n'icyo ijambo amubwiye, rikangana n'icyo ashaka ko uwo mugaragu we akora. Niko n'uyu mutware yarazi neza yuko hierarchy, yarazi uburyo authority zikoramo, arangije amenya yuko yarazi ko Kristo afite ubutware mu ijambo ryiwe, ubwe ari we jambo. Haleluya, ijambo rye ririmo ubutware, ashobora kurikoresha agategeka, atari ngombwa yuko yinjira mu nzu y'uyu mugaragu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. So ijambo rye ringana n'icyo akoze. He knew the power of authority. Man ishimwe cyane. This man knew the power of authority. My God, ndumva navuga icyongereza ariko Imana uzatubwiriza mu cyongereza. Yaribwiye ati niba ndi umutware nkaba mbasha gutegeka abandi bagakora icyo mbabwiye, how about you Jesus? Kuko ni wowe jambo. My God, hey, rero aramubwira ati tegeka, umutware wanjye arakira. Man ishimwe cyane. Ngubu yaba ari kera umuntu asatura hano tuba duhise tuvuga ati tegeka nawe mu byawe, vuga tegeka. Oh haleluya, tegeka tegeka, bwira uburwayi bwawe butegeke right now. Ariko nta nibyo, kuko Jesus has given you power and authority like his. Man ishimwe cyane. Haleluya. Ushatse right now washyira ikiganza cyawe kuri wowe ukavuga uti right now I command you each and everything that has been placing you down, ugategeka in the name of Jesus. Niba ari ibyishimo utarufite nowadays, receive right now in the name of Jesus, because his word is equal what he is able to do right now. Hallelujah, hallelujah. Ijambo rye ringana n'icyo abasha gukora. Receive it right now. Receive it. Ntabwo ari ngombwa yuko aza, ahubwo afite ubwo bushobozi bwo gutegeka. Imana ishimwe cyane. Yesu rero umva ikintu yahise avuga, yaravuze ngo Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Oh my God. So rero murabona ko rero bidasaba ko ubanza kwizera ibyo Yesu ari bukore, ahubwo kumenya habanza ubumenyi ko Yesu ashoboye, yashoboye, cyangwa se haleluya haleluya yabikoze, yabirangije. So rero bigahita bibyara result, ikaza kukwizera. Imana ishimwe cyane. So rero bibanza mu kumenya, hanyuma wamara kumenya ukizera ibyo wamenye yuko already byamaze kuba, it already happened. Kuko uyu mutware we icyo yamenye kera cyerekanye ko afite kwizera, kandi mu by'ukuri we ntabwo yarazi ko icyo ari gukora ari ukwizera. We yari ku demonstratinga the knowledge afite kuri power, kuri authority. Hanyuma amaze ku demonstratinga the power and azi the knowledge yada ginosko azi ku bijyanye n'ubutware no gutegeka, right now
ako kanya Jesus ahita avuga ati ya baba ntabwo nigeze nari nakabona umuntu wizera nk'uyu nguyu. So uyu mutware we ntabwo ibyo yari ari gukora yari azi ko ari ukwizera, ariko kuko yari ari kwapurika kumenya azi, so byahise bingana no kwizera. So ubwo murabyumvise we, ubwo uri kubyumva yuko ugomba kubanza kumenya hanyuma hagakurikiraho kwizera. Mwibuke ko rero twabonye ko icyo Adamu na Eva bakoze bariye bigatuma bagira ute, bareba ibintu batabonaga, bigatuma bamenya. So imagine ibyo urya bigatuma ubona ibintu mu buryo utabibonagamo, bikaguha capacity yo kumenya. Imana ishimwe cyane. Usuri kurya iki muri iyi minsi? Wowe uri kurya iki? Uri kurya iki? Uri kugaburira iki intekerezo zawe? Ni iki uri kugaburira soul yawe? What do you feel? So niba uri kurya rero, uri kugenda wakira ino gnosko ya da, kukumenya. So ukukumenya rero, aya makuru uri kwakira kuri Jesus niyo azaguhagarika hope muri kaminuza ugiye kwigamo cyangwa se watangiye kwigamo, ugaproclaiminga the gospel of Jesus without fear, udafite probability. Ukavuga ati ariko uyu munsi ndababwira ku bitangaza, ejo nongere mbabwire kuri Jesus. Uyu munsi mbabwire ku bitangaza, uyu munsi ejo nabwo mbabwire kuri Jesus. Uzakomeza kuko wamenye Jesus and he does the work, the miracle and the wonders. Uzakomeza ubahate Jesus, wamenye ubahate Jesus, wamenye kuwa mbere kugera ku cyumweru, until they come to the knowledge of Jesus. Kumenya niyo key yo kugira ngo dusenge the effective prayer. So rero ikibanza no kumenya, nagiye mbigarukaho, hanyuma hakaza kwizera. Papa Olympe warakoze cyane, utuganirije neza cyane. Aya magambo ndatekereza waragiye unayagarukaho somehow. So Yesu muri Yohana 11:40-43 yabwiye Mariya na Marita ngo sinjye wakubwiye ngo niwizera urabona igitangaza. No kuvuga ngo Yesu we yarasanzwe azi ko se amwumva. Niyo mpamvu yasenze rirasengesha aravuga ngo data ndagushimira ko usanzwe unyumva. So ntabwo yasenze avuga ngo data ndagushimira ko, ntabwo nyine yasenze avuga ati Mana uyu munsi biragenda bite, ati bikore kugira ngo izina ryawe ridatukwa data. We yarabizi neza yuko kuzura biri mu kiganza cye. So asenga ashima. So iyo tugeze ku kumenya rero, iyo twamenye, ntabwo bitugora kwizera ko ibyo data yakoze natwe turi able yo kubikora. Imana ishimwe cyane. Icyama uyu munsi tukaza kuri ubu kumenya ko ibya data byose ari ibyacu. Imana ishimwe cyane. Kwizera no kumenya, no kuvuga ko urugero uziho ni narwo rugero wizeraho. Ubwo se nibyo ra? Okay, fine. Emayiga finance. Ubu ngubu nkanjye ibintu yiga ntabyo nzi. Nk'ubu ngubu ngiye kumuprovinga wrong, ntazi calculations abarimo. Nabandi kwibeshya kuko ubumenyi aziho yizeye neza adashidikanya yuko ibintu nabandi kumwigisha kandi we ari ubizi mbere. Yarabimenye mbere yuko mbimenya. Abizi neza yuko ndi kumubeshya. So rero akamprovinga wrong instead. So rero no kuvuga ngo urwego rwo kumenya afite nirwo rugero yizeraho ibyazi, niko urugero rwo kwizera kwe rungana. So rero icyazi nta muntu ushobora kumuprovinga wrong, instead kubera confidence afite mu byazi azaprovinga another person wrong. So kumenya tumenya rero, tumenya ukuri. Yesu yaravuze 8, John niwe wanditse 8:32 avuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ukuri barakumenya, ntabwo bakwizera.
ngo yambwiye ibinyoma ngo ndabyizera. Ukuri barakumenya ntabwo bakwizera. Kwizera kuza byoroshye kuko kuzanwa no kumva ukamenya. So iyo turi kurwana cyangwa twihatamo kwizera tuba dusa nkaho so iyo nari mbabwiye ngo iyo turi kurwana no kwizera cyangwa se kwihatamo kwizera Imana tuba dusa naho turi mu rugendo rugana guhakana Imana. Kuko if we know God, it is easy to believe in him. Niba tuzi Imana biroroshye kuyizera. Si byo se buriya? Ukurikije aho twahereye naho tugeze, isn't it true? Kuko ntabwo warwana no kwizera icyo uzi. Ibyo wamenye uba ubizi kandi biba byoroshye kubyizera. Si byo ra? So kumenya biduhesha kuvuga muri ubu buryo. Umwaka utaha nk'iki gihe, Imana ishimwe cyane, you will be doing this, you will be doing this, you will be done this. Uzaba warakoze ibi ngibi, uzaba uri gukora ibi ngibi. Ufite confidence muri Kristo Yesu. When you are confident, udafite probability ngo uzaba yabyaye ikimasa cyangwa inyana gutyo. Kuko you are speaking the word that you are confident in it. So icyo dukeneye rero ni ukumenya ubundi tukizera, cyangwa se kwizera kwacu kwizera ko ibyo twasengeye twabyakiriye bizoroha. Urugero, niba ubizi yuko uri umukobwa cyangwa uri umusore, ninde wakubwira uri umukobwa uri umuhungu ukabyemera? Kandi ubizi neza ko uri umuhungu, ntabwo bishoboka. Rero ikintu, iyo turi gusenga tuzi neza yuko data ibyo turi gusenga byose yabiduhaye muri Kristo Yesu. Confidence yacu biri on 100%, I can say. So iyo uzi ikintu, naho haza ikintu icyo ari cyo cyose gishaka kuguprovinga wrong, ntabwo gishobora guhindura icyo kintu wamenye, icyo uzi. So iyo umenye ukuri, ibindi ntabwo bikugora. Ese ibintu ndi kuvuga nibyo ra cyangwa mwansize? So iyo uzi ikintu, iyo wamenye ibintu, ibindi ntabwo bikugora. Icyo tugomba kumenya ni ukuri, kuko twabonye ko muri John 8:32 muzamenya ukuri. Uko kuri niko kuba tubanza kumenya ukuri, kandi twabonye yuko ukuri ni Jesus. The truth is Jesus. The way is Jesus. The life is Jesus. Hallelujah. So muzamenya ukuri, uko kuri niko kuzaba batura. Imana ishimwe cyane. Hanyuma numara kumenya ukuri, icyuho cyo kutamenya, sibyo? Icyuho cyo kutamenya kizasibwa n'ukuri wamenye. Uzamenya ko wabohowe, wabatuwe, kuko wamenye ukuri kw'ibyo wabaye byo. Imana ishimwe cyane. So umurimo wawe si ukwibatura, umurimo wawe ni ukumenya ukuri. Simbizi niba munyumvise. So umurimo wawe we ntabwo ari deliverance ifite umuntu urayikora. Kubaturwa hari umuntu urabikora. So rero umurimo wawe ni ukumenya yuko wabaye delivered in Jesus Christ. Imana ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Laki Imana iguhereze umugisha. Hari abakubwira ko hari ibyo ugomba gukora kugira ngo ubuhoke, ubatuke, tanga ibi ngibi kugira ngo ubatuke, tanga aya ngaya kugira ngo tugukore deliverance. Hari na groupe twabanagaho na PC na Hema bajyaga bavuga ngo emva
nta kimana yavugana nawe utabanje gukohereza $10 kugira ngo we deliver you in the mighty name of Jesus. So, ariko numenye ukuri, my God, you will be delivered without paying those money, my God. Hey, you will be delivered without paying that money. Emma, how are you? So, John 10:14, ninjye mungeri mwiza kandi menya izanjye. Izanjye zikamenya. Uko niko Imana itatwizera. Umva impamvu Imana itakwizera. Nuko ikuzi, my brother. Nuko ikuzi, my sister. So, Imana ntabwo itwizera. Uzi impamvu itatwizera? Muri Yohana 10:14, ninjye mungeri mwiza kandi menya izanjye nazo zikamenya. Are you there, my friends? So, ntawakurega ku Mana kuko Imana irakuzi. Reka nkubwire, nje nshobora wenda kuguteranya n'inshuti musanzwe muziranye, ariko ntabwo nshobora kuguteranya ku Mana, kandi Imana ikuzi. Imana ntabwo igutrusting. Imana irakuzi imbere n'inyuma. Kera twajyaga tunasenga tukavuga ngo Mana nguranzi no kuruta uko niyizi. Yego. That's true, right? So Imana iratuzi kuruta undi muntu wese wakumenya. Imana irakuzi, my friend. He knows your tears. He knows your cries. He knows everything concerning you. Hallelujah. He knows your struggle than other man. Struggles zawe, situation urimo muri aka kanya kuruta undi muntu wese. Imana ishimwe cyane. Umva ikindi kirimo hano. Iminota iragiye ubu ngubu kandi ngiye gusimbuka duhite tugera ku musozo. Sibyo byiza yemwe? Ahari wenda murashaka ko tuguma hano, ndi kubona nta muntu reacting. So umukindi rero kirimo hano nuko ngo nazo zimenya uwo mungeri. Hano harimo ikintu cyitwa kumenyana. Aba boss tumenyana na Jesus. So rero iyo turi gusenga hano niho hazamo ubusabane, fellowship with God, kuko turamuzi, natwe aratuzi, kandi n'Imana iramuzi. Jesus mungeri, my God. Hallelujah. Kandi uko Imana ishimwe cyane, uko dukomeza gusabana n'uyu mungeri wacu, niko turushaho kumenyana. Mbega ubusabane, Imana ishimwe cyane. Uko dusabana every day, niko turushaho kumumenya. Twese abenshi hano twaje turi blank in mind, twifitiye izindi ntekerezo, twifitiye indi myumvire, right? So means uko turushaho kuza hano twezwa n'ijambo ry'Imana, niko turushaho kumenya umungeri, umutima we uko ameze. So iyo tugiye gusenga rero ntabwo bitugora, ntabwo bidusaba kuza gutondekanya amagambo turamushyira imbere ngo duhere kugushima tujye kukwihana, hanyuma nitumara kwihana dushime ngo ubundi dusoze tugira ute dutanga ibyifuzo. Oya, tuba tuzi ko umungeri wacu na mbere yuko kuko dusabana buri munsi buri kanya tuba tuzi neza, we know, ntabwo ari ibintu dushidikanya, ntabwo tubyizera, ahubwo turabizi ko ibyo tujya kumubwira already he knows, my God. Hallelujah, hallelujah. Mbere yuko ujya kumubwira your struggle, your heart, everything, you knew that he knows everything concerning you. Imana ishimwe cyane. So uko rero turushaho kuba turi munsi y'iriba ry'ijambo ry'Imana,
ryiza ritumenyesha umutima w'umwungeri wacu uko atuzi, niko natwe turushaho kumumenya uko atuzi. Ntabwo dutegereje kumumenya nk'uko atuzi, ahubwo uko turushaho gusabana nawe mu gusenga, tugenda turushaho kumumenya nk'uko atuzi. Se murabyumvise? Haleluya! I don't know. Ninjye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Nk'uko data amenya, nanjye nkamumenya kandi mfira intama zanjye. So Jesus arashaka kuvuga ko dukwiriye kumumenya nk'uko data amumenya, ngo tumenyane nk'uko atuzi. This logic, I don't know if you understood this logic. So Jesus arashaka kuvuga ko dukwiriye kumumenya nk'uko data amumenya, ngo tumenyane nk'uko atuzi. My God. So uwo munsi rero, John 14:20 haravuze ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Uwo munsi warabaye inshuti yanjye, my friend, ariko kuri benshi sometimes ntabwo barakabimenya, ntabwo barakinjoyinga uyu munsi Jesus yatwinjijemo. Ni uwo munsi se wari ryari? Already Jesus made it a day. Apostle hano yigeze kubitubwira, atubwiye ngo we sing that song that that today is the new day, yet Jesus has already made the new day. Amen. Ese wizera ko Kristo ari muri wowe? Oya, ntabwo tuvuga ko tubyize, ahubwo turabizi. Reka twibaze, turabizi neza ko Jesus ari muri twebwe? My friend, are you sure Jesus is in you? Just a simple test. Anyways, Jesus is in us. Yesu ari muri twebwe, ari muri njyewe, ari muri mu muntu wese umwizera. So rero turamenyana. So iyo turi gufellowshippinga daily, tunasenga daily, tuba turi kumenyana na Jesus nk'uko atuzi, nk'uko na data amuzi. So ibyo dukora byose, cyangwa iyo dusenga, tuzi ko turi muri we, nawe akaba muri twe, ntabwo biba bikiri umutwaro kwizera. Reka mbisubiremo. Ibyo dukora byose, niyo dusenga, tuba tuzi ko turi muri we, nawe akaba muri twe. So rero nta hantu gushidikanya cyangwa se kwizera biraza kuba umutwaro. So Pawulo yaranditse aravuga ngo bashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, yada ginosko, bitume tuyimenya, kumenya, bitume tuyizera. Niko ijambo rivuze. Abefeso 1:17. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, impamvu Imana iduha umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa, ni ukugira ngo tuyimenye. Right? So ntabwo ari ukugira ngo twirate ko turi abanyabwenge. Oya, ni ukugira ngo tuyimenye. That's why we have that spirit of knowledge. I mean, uwo mwuka wo guhishurirwa. So nidusenga, tumusenge tumuzi, tumuvuge tumuzi, tumubwirize tumuzi, in each and everything. John 17:3 haravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo.
Imana ishimwe cyane. John wa mbere 2:13 turavuze ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Namwe basi ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mwamumenye uhereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubiri. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Murumva kumenya byaje inshuro nyinshi cyane. Bivuze ngo kumenya nicyo kintu cy'ibanze tugomba kugira, hanyuma hagakurikiraho kwizera, kuko iyo tuzi ikintu, iyo twamenye uwo dusenga, kumwizera biroroshye. Imana ishimwe cyane. Yohana rero yari ari kwandikira abana batoya mu buryo bw'imikurire, mu buryo bwo gukura, ariko babwiye ati ikintu cya mbere kumenya ko ibyaha byanyu babibabariwe ku bw'izina rya Kristo. Nicyo kintu cya mbere rero. Niba utari uzi ko ibyaha byawe wabibabariwe, today utahana ubumenyi bw'uko ibyaha byawe wabibabariwe. Imana ishimwe cyane ko twese tumaze kugera kuri iyo knowledge. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. John 1:5-13 haravuze ngo, 1 John 5:13 haravuze ngo, reka mbanze mabwire ngo iyo umuntu yakuze aramenya, hanyuma yamara kumenya akajya kuri cya kigero cyo kuba umwe n'ibyo azi. Ntabwo aba agihutazwa, ntabwo aba akijyanwa hirya no hino n'indi myigishirize n'ibindi binyoma bitandukanye. My God, iminota yagiye. Yesu abahereza umugisha. Reka dusome John wa mbere 5:13 duhite dusenga dushimire Yesu ko aduhaye kumumenya uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. First of all, tumenye yuko ibyaha byacu, mumenye yuko ibyaha bamenye yuko ibyaha bya babibabariwe. Second, bamenye abo bizeye, aba believers, ntago ari aba believers, those who believe in Jesus, bamenye yuko, oh my God, bafite ubugingo buhoraho. God bless you. Mufite ubugingo buhoraho, mubimenye, mubigendere. Nta muntu uzigera ubakuraho ubugingo bwanyu, habe urupfu, habe satani, habe abadayimoni, habe ubukene, habe inzara. Nta kintu na kimwe kizabatandukanya n'ubu bugingo, haleluya, buhoraho mwahawe muri Kristo Yesu. Kandi ikindi mumenye yuko uko kumenya kubatware kubizeze yuko ibyaha byanyu mwabikuweho, nta rubanza rubari ku mutwe, mwakiriye kumenya Jesus. Haleluya, haleluya. Reka dushyire mikrofone zacu dushimire Yesu cyane. Kaduhaye kumenya, duhaye umwuka w'ubwenge no kwishurirwa, biri gutuma tumumenya. Thank you Jesus. Show mikrofone dushimire Yesu. Show mikrofone dushime, twese dushime. Tugiye gushimira Imana, tuvuge turagushimiye ko waduhaye kukumenya. Tumenye yuko twababariwe ibyaha byacu byose, kandi twakiriye ubugingo buhoraho, nta muntu n'umwe ushobora kubudukuraho. Reko shatalamande branisa taya evele branishe ketalabaranta zenenemande breneso talagadabaranta ezele branishe katare branisa namando. Reka dusengane umunota umwe cyangwa amasegonda 30. Shetali branishe karabadanta. My God, we thank you, we thank you. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko twakiriye ubugingo buhoraho, kandi ibyaha byacu
ntabwo nari nzi ko iyi minota yose nari ko ducapurisha fast ariko munyihanganire rwose namwe njya mbihanganira twihanganira amen uri umugisha papa uri umugisha